nguramwaye ariko yambwiye ngo nkubwire ngo ntabwo isoni zizagukora. Lompening isikaje zitotaire South Africa wowe uneze amatwi yambwiye ngo nkubwire ngo ibyifuzo watanze ukabihereza abanyamasengesho ngo bagusengere. Yambwiye ngo nkubwire ngo amasengesho y'abagusengeye Imana hari aho yazigamye. Uhanuzi Imana yakuvuzeho. Yambwiye ngo washyizwe ku rutonde rw'abantu Imana ije gutabara muri uyu mwaka. Yambwiye ngo nkubwire ngo yamaze gusinya, yamaze guteraho kashe. Imigisha yawe irafungutse, imigisha yawe irafungutse. Imana ishimwe cyane kubera ko ibyakugendagaho Uwiteka bihumye amaso. Imana ishimwe wowe uri aho ngaho ugiye gufungura kubitseho kandi akemuye ikibazo cyawe bidatinze. Uwiteka Imana ibyawe n'ubundi abishyize kuri finale. Ibyawe urugamba rurarangiye. Va kuri icyo gisuzuguriro, va kuri iyo ntebe wicayeho igisuzuguriro, nawe ugire ikirori, nawe ukore ubukwe nk'abandi. Abakoze ubukwe ntacyo batanze, nta ruswa bahaye Imana, ahubwo nuko Imana yagutindije muri ubwo butayu kugira ngo n'ubundi mwene data nta isoni zizagukora nk'uko abantu babyibwira. Nta isoni zizagukora nk'uko mu miryango y'Imana bahumye amaso. Yewe mwene data ndagira ngo nkubwire ngo wumve ihumure mu mutima wawe. Humura ntacyo uzaba. Aho mu kazi hari abakugendaho, hari abagusebya bakakugambanira, bakakwambika isura mbi kugira ngo wirukanwe ku kazi. Ariko irambwiye ngo nkubwire ngo Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro kuko utwemereye kongera kubona umwanya wo kugaruka hano kuri cano amakuru y'ijuru. Nyemerera Uwiteka Imana Nyiringabo ubwo tugiye gutambutsa amakuru y'ijuru, tugiye gutambutsa ubutumwa bwiza, ubane natwe muri uyu mwanya kandi utubashishe muri byose. Abazakurikirana ubutumwa bwiza Uwiteka Imana Nyiringabo uzagera bubavana n'aho bubageza, kandi utanga umugisha ku bantu bagenda batwandikira Mwami Imana Nyiringabo. Ni ukuri baduhamagara batubwira ko bagenda bafashwa n'ubutumwa bwiza butambutsa. Ngaho uyu mwanya turawusengeye kugira ngo Uwiteka njyewe nkubere mikoro, abe ari wowe uvugira muri njyewe, ukoreye muri njyewe, kandi Uwiteka icyo ushima ko bigera ku bantu waremye aba ari byo unyuza muri njyewe. Urakoze Mana ko uri bubane nanjye kandi ukangirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugize umugisha wo kongera kugera hano kuri kamera z'amakuru y'ijuru Veda TV. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yamaye kubagezaho. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho ni ibice bitandatu, umurongo waho wa 18 na 19. Haranditswe ngo za ngabo zigezeyo Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze mu maso y'izi ngabo. Uwiteka herako azihuma amaso nk'uko Eliya yasabye, nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Amen. N'ubundi ku batanzi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana twumva ubutumwa bwiza. Amazina ni Munyarubuga Vedaste Nzayinambaho Akaramata. Ndi umukozi w'Imana nk'uko Imana yamamagariye kuyikorera. Bityo rero tuboneyeho gushimira abagenda batwandikira batubwira yuko ubutumwa bwiza butambutsa hari aho bubavana n'aho bubageza. Mbonereho gusaba abagiye kunkurikirana bumva ubutumwa bwiza batarakora subscribe, kuba mwakora subscribe kugira ngo tujye tubana igihe cyose twumva ubutumwa bwiza nk'uko Imana iba yabuduhaye kugira ngo tubagezeho, kandi mukora share kugira ngo musangize n'abandi, kuko Yesu yabwiye Yohana ku kigo cy'Ipatimo
aramubwira ngo ubu butumwa ntubugira ubwiru, ahubwo ubugeze ku bantu bose, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, n'uwezwa agumye yezwe. Bityo rero na like zanyu zirakenewe na komenti kugira ngo tujye tubona yuko tuba turi kumwe. Imana rero ibaha umugisha. Yampaye ubutumwa iri joro kugira ngo n'ubundi mbashe kubugeza ku bantu yaremye. Kandi burya Imana ikunda abantu bayo, Imana ikunda abantu bayo. Rimwe na rimwe hariho igihe abantu bajya bagera mu bibazo bakabona yuko Imana itabakunda, bakabona yuko Imana ibirengagiza, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Ahubwo burya Imana iturebera aho twebwe tutareba, kandi burya hari ubwo yemera yuko ibigeragezo bigera ku muntu, ariko bya bigeragezo yemeye ko bikugeraho, ikaba izi neza yuko umunsi yagutabaye bya bigeragezo n'ubundi wari urimo bizatuma Imana ihabwa icyubahiro. Kuko burya iyo Imana igukuye ahantu habi, ahantu wareba ukabona wowe utazahava, abantu bavuga ngo uko byamera kose hariya hantu ntabwo runaka azahava, wajya kubona ukabona Imana irahagukuye, ubasha n'ubundi gushima Imana, kandi no kubiceceka ntabwo wapfa kubishobora. Uharanira kuvuga ngo uko biri kose nshingiye ku by'Imana ikoze, nanjye nzavuga hose ibyo yankoreye, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Turasomye rero ijambo ritubwiye ngo za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka ahera ko azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Aleluya! Ni ukuvuga ngo burya icyo usabye Imana nicyo Imana ibasha kuguha. Kandi nongere mbwira abantu baneze amatwi bazamurikirana bakumva ubu butumwa bwiza. Hari abantu bazi yuko Imana itumva. Imana irumva. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa Imana yampaye uyu munsi abufite intego iri kuvuga ngo Uwiteka Imana ahumye amaso y'ibyari biri kukugendaho. Hari ibiri kukugendaho, ariko Uwiteka Imana avuganye nawe ngo abihumye amaso. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ubundi mu yandi magambo, ikintu cyavuye ntikibasha kumenya iyo kiva n'iyo kijya. Umuntu utareba ntabwo wamubwira ngo agire ahantu ajya abashe kuhamenya. Niyo mpamvu hari ibigushaka, hari ibikugendaho, hari ibitifuza ko watera imbere, hari ibitifuza ko wagira ubuzima, hari ibitifuza ko wavuga neza, hari ibitifuza yuko wabona amahoro, hari ibitifuza ko wakubaka urugo, hari ibitifuza ko wakira ubwo burwayi, hari ibitifuza yuko wabona akazi, hari ibitifuza yuko abantu bakuvuga neza, hari ibitifuza yuko nawe mu muryango wagira ijambo, hari ibitifuza yuko nawe wabona iterambere nk'abandi. Ariko Uwiteka Imana avuganye nawe ngo ibyo byose byamutesheje umutwe, amanuwe no kubihuma amaso. Imana ishimwe cyane. Umaze igihe kinini cyane wibaza ngo Mana, ibingendaho kwari byinshi, iherezo ry'ibi bintu bingendaho, iherezo ry'abo badayimoni bangendaho, iherezo rya karande zo mu miryango zingendaho, iherezo ry'ubu burwayi bumaze imyaka 5, iherezo ry'ubukene maze mu imyaka 10, iherezo ry'amadeni maranye imyaka 12, iherezo ry'ubugumba maranye imyaka 13. Ese iherezo ry'ibi ngibi ni irihe? Ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo nze mubwire ngo ibikugendaho byose amanuwe no kubihuma amaso, kandi namara kubihuma amaso Imana ishimwe cyane arabiyobya inzira. Kuko burya urumva impamvu byayobotse iwawe nuko bizi neza yuko hari intego bishaka kugeraho, ariko iyo ntego ntabwo Uwiteka yemeye yuko byabasha kuyigeraho, kuko Uwiteka Imana amanuwe no kubihuma amaso. Uyu Elisa rero yari umukozi w'Imana. Bamwe tubabona bamutumishi wa Mungu, yari umukozi w'Imana, yari umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Buriya aya magambo umbabarire
ukimara kuvuga ubutumwa nawe yasubiramo neza, urakuramo ikindi kintu gikomeye cyane. Hari ibyiza byo kubana n'Imana. Iyo ubanye neza n'Imana ujya uba umufatanyabikorwa nayo. Imana ikubwira amabanga, Imana ibasha kukubwira n'ibitaraba, Imana ibasha kukwereka bakwiyoberanyaho, Imana ikaguhishurira n'ibiri mu mwijima ukabibona. Uyu Elisa rero yari umukozi w'Imana, nk'uko nawe uri umukozi w'Imana. Yari umunyamasengesho nk'uko nawe uri umunyamasengesho. Yari umuvugabutumwa nk'uko nawe uri umuvugabutumwa. Yari umuhanuzi nk'uko nawe uri umuhanuzi. Imana ishimwe cyane. Yagendanaga n'Imana, Imana ikabana nawe. Noneho rero Bibiliya tubwira ngo uyu Elisa yabaga ahantu hitwa Idotani. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo umwami w'i Siriya akagambirira gutera Isirayeli, akagambirira kugaba ibitero ku gihugu cya Isirayeli. Imana idufashe kumva neza aya magambo. Noneho Imana igasanga Elisa ikamubwira ngo yewe Elisa, genda ubwire umwami w'Abisirayeli, umubwire yuko uyu munsi akwiriye kuba maso, kuko ingabo z'Abasiriya n'ubundi zigiye kumugabaho igitero kandi zizanyura aha n'aha. N'ubundi icyo gitero kizaba ari igitero gikomeye cyane. None yirinde, amenye uburyo agomba kubasha n'ubundi kubataka, n'uburyo bwose abasha n'ubundi kubarwanya kugira ngo abatsinde. Noneho za ngabo z'Abasiriya ko zari ingabo zifite imbaraga, ngo zikagaba igitero aho zari zizi neza yuko zabagose zikababura, aho zari zizi ko zagosa Abisirayeli zigasanga ntabahari. Noneho rimwe na rimwe burya Bibiliya igivuga mu magambo makeya. Noneho bari Abisirayeli ahubwo bakabatungura bagatsemba Abasiriya. Noneho ngo Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ngo umwami w'Abisirayeli ngo ahagarika umutima cyane, aribaza ngo mbese ninde uva muri twebwe akajya kubwira Abisirayeli, akajya kubwira umwami w'Abisirayeli ibyo twavugiye mu murere cyangwa ibyo twavugiye mu mabanga. Imana idufasha cyane. Imana yacu irakomeye. Tofayine kireje zitotaya. Imana yacu ifite imbaraga. Elohimu wacu arakomeye. Imana twiringiye ni Imana ifite ububasha. Ngo nuko unyumve neza kandi umurikirane neza wumva aya magambo. Ngo nuko noneho ngo umwami wa Isirayeli ngo w'Abasiriya ahagarika umutima cyane. Ariko ngo havamo umuntu umwe aramubwira ati rero nubwo uri kuvuga ngo nitwebwe tujya kumena amabanga y'ibyo twavugiye mu ibanga cyangwa se mu mwiherero, nta muntu uva muri twebwe ngo agende ajya kumena amabanga, ahubwo muri Isirayeli harimo umuntu ukorana n'Imana, harimo umuntu udasanzwe, harimo umuhanuzi w'Imana. Haleluya! Cyangwa abahanuzi muri iyi minsi tugasaba n'ubundi Imana ikabana nawe, Imana ikajya ikumenera amabanga, Imana ikakubwira ibanga ry'ibyo igiye gukora, Imana ikakubwira amabanga y'ibigiye kugera mu rugo rwawe, Imana ikakubwira amabanga y'ibigiye kuba mu mudugudu, Imana ikakubwira amabanga y'ibyakwinjirana igihugu cyacu, Imana ikakubwira amabanga y'ibishobora kukugira nabi, ikakubwira amabanga y'abakuroga, ikakubwira amabanga y'abakwicira, ikakubwira amabanga y'abaguteje uburwayi, ikakubwira amabanga y'abajya mu bapfumu, ikakubwira amabanga y'abakonikoni bakugendaho. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Elisa noneho ngo nuko uriya mwami w'Abasiriya ngo nuko arangije kumenya neza amakuru y'ukuntu ibintu bigenda, y'ukuntu muri Isirayeli harimo umukozi w'Imana ugenda ababwira byose. Ngo nuko ateranya ingabo nyinshi, afata amabatero menshi cyane arayateranya, aravuga ngo nimugende munzanire uwo mugabo witwa Elisa. Uwo mugabo witwa Elisa nimumunzanira, Isirayeli ni umunsi umwe nkaba nayifashe. Imana itugire neza cyane. Noneho ingabo nyinshi ziraba zigenda ijoro ryose. Unega amatwi neza unyumve. Tofayine kireje zitotaya. Unega amatwi neza wumve ubu butumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko aragenda ijoro ryose. Imana ngo barabagenda ijoro ryose. Ngo nuko mu gitondo kare kare, ngo nuko umugaragu wa Elisa ngo azindukiye kujya hanze, numbaze icyo yaragiye kureba hanze, ngo akinguye urugi, ngo abona ngo ku rugi hari ingabo nyinshi cyane, ngo abona ngo zuzuye hirya no hino, ngo zahazengurutse, ngo zazimagije umusozi wose. Ngo ahita asubira mu nzu afite ubwoba bwinshi cyane. Ngo abwira Elisa, ngo aramubwira ati databuja, ngo ajya kuvuga ngo umuhanuzi
ariko ibyacu byakomeye, ibyacu biracitse. Dore hano hanze huzuye ingabo nyinshi cyane, kandi ntabwo turi bubashe kuzikira. Nubwo ajya kuvuga ngo n'ubundi uri umukozi w'Imana, ntabwo tuko turi bubigenze. Elisa aramubwira ati ese bimeze bite? Umugaragu aramubwira ati umva rero, dore hano hanze no hakurya ku misozi mbonye hari ingabo nyinshi cyane. Imana itugiriye neza cyane. Nubwo Elisa aramubwira ati none se izo ngabo nizo ziguteye ubwoba? Imana idufashe cyane. Ngo nuko Elisa abwira uwo mugaragu we aramubwira ati yaba wamenyaga abo turi kumwe nabo, ukamenya ko ari benshi kuruta abo ubonye. Imana ishimwe cyane. Burya dufite uburinzi bw'Imana. Nyamuna kubwira abantu ngo abantu b'Imana nibahumure. Nyamuna kubwira abantu ngo abanyamasengesho nibakomere, abakozi b'Imana nibahumure. Burya dufite uburinzi bw'Imana buturiho. Imana iratugose, hari ingabo ziturinda amanywa nijoro. Imana ishimwe cyane. Izo ngabo nizo zituma abarozi batakwica, izo ngabo nizo zituma abakugambanira batagera ku ntego. Ijambo ry'Imana tubwira ngo bazakwirukaho, bazakugendaho, banyure mu nzira imwe, ariko nibajya guhunga bazanyura mu nzira ndwi. Niyo mpamvu bahereye kera kose Satani akugabaho ibitero by'abakugendaho, ariko Uwiteka Imana akakurengera kuko hari ingabo zikurinze. Iyo abo bantu b'Imana babaga bamenya yuko bari mu burinzi bw'Imana, ntabwo bakagombye kuvuga ngo mbese iyi Mana n'ubundi ko ntacyo yatumariye. Erega no kuba uriho ni ukubera Imana yakurinze. Jambo yagabaho nzatanga ingabo nyinshi zipfe, murengere ndengera abakiranutsi banjye. Imana ishimwe cyane. Uwiteka Imana ashyirwe hejuru. Ngo nuko Elisa ngo yiberaga i Dotani, Imana ikamusanga ikamubwira amabanga yose. Ngo nuko Elisa abwira umugaragu, aramubwira ati umva rero ntega amatwi unyumve. Iyaba wari uzi yuko izo turi kumwe nazo ari nyinshi kuruta izo ubonye. Ngo abone umugaragu we ntabwo ari kubishyikira. Ngo arangije arasenga aravuga ati Uwiteka Mana, ndakwinginze unyumvire. Uwiteka uri mu ijuru ryawe, humura amaso y'uyu mugaragu wanjye areba amenye neza yuko tutari twenyine. Hari iziturinze, hari iziturinda nijoro, hari iziturinda ku manywa turyamye, hari iziturinze tugenda, hari iziturinze turi mu muhanda, hari iziturinze aho mu kazi, hari izikurinze aho mu bitaro, hari izikurinze aho muri gereza, hari izikurinze. Ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho uri hose hari ingabo zikurinze. Kubera yuko zitakurinze abadayimoni bakumira bunguri, ababisha bawe bakwivugana, ariko hari Imana ikurinze. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ngo uwo mwanya Uwiteka ahumura amaso, ngo yagihaziye umugaragu wa Elisa. Wako kanya barahumutse, ngo agiye mu mwuka abona hari ingabo nyinshi cyane, amagare n'amafarashi by'umuriro, ngo abona birabagose impande n'impande. Ngo nuko uwo mwanya umugaragu arakomera, yumva ihumure mu mutima we. Mwene data, nawe wongere wumva ihumure mu mutima wawe. Wari warihebye, uzi ko Imana yagutaye, wongere wumva ihumure muri wowe, wongere wumva ibyiringiro muri wowe, wongere wumva ufite ibyiringiro by'ubuzima bwawe, wongere wumve hari ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ni ukuri Imana iduhereza ubu butumwa kugira ngo duhumurize abantu bayo, kubera yuko ireba ikabona abantu bari mu makuba, ikabona abantu bari kubona ko bicitse. Nuko uyu mugaragu wa Elisa yari ari kubona byacitse, ariko ngira nkubwire ngo nta muntu w'Imana bijya bicika, kubera ko dufite Imana iturengera. Ngo nuko za ngabo Elisa yarakinguye, za ngabo ziba ziramubwiye ati dore turi kugushaka, kandi dufite amakuru yuko ari wowe Elisa, nta wundi, ni wowe tuje gushaka. Ngo nuko Elisa ngo arasenga, ngo aravuga ngo Uwiteka ndakwinginze nyuma amaso y'izi ngabo. Imana ishimwe cyane. Hari ibigushaka mwene data, ariko Uwiteka yamye ngo nkubwire ngo kubw'amasengesho wasenze abihumya amaso, ahumya amaso y'abo barozi bakugendaho, ahumya amaso y'ubwo bukene bumaze imyaka myinshi, ahumya amaso y'abadayimoni baguhiga, ahumya amaso y'ababisha bawe, ahumya amaso y'abakugambanira. Kandi nagira ngo nkubwire ngo bagiye kukubura kandi muri kumwe, kubera ko Imana ibahumya amaso. Yewe mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo wumve ihumure mu mutima wawe, humura ntacyo uzaba. Aho mu kazi hari abakugendaho, hari abagusebya bakakugambanira, bakakwambika isura mbi kugira ngo wirukanwe ku kazi, ariko irambwiye ngo nkubwire ngo ntabwo bizaba.
nk'uko abanzi bawe babishaka, kuko hari Imana wiringiye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ibihumye amaso, imaze kubihuma amaso, ibiyobeje inzira, ibinyushije mu yindi nzira. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Elisa amaze gusenga, Imana ibahuma amaso, ibahuma ibitekerezo. Mu yandi magambo si uko bari basinziye, ahubwo ibitekerezo yarabihumishije, ubwenge bwabo burazindara, Imana irabuyobya. Ngo Elisa arababwira ati nimuze njye kubereka uwo mushaka, muze njye kubereka umudugudu mushaka, mukwiriye kujya gushakiramo uwo muntu. Ngo Elisa arabajyana, ngo arabajyana. Bibiliya irangira ngo nuko ngo abageze i Samariya mu murwa mukuru, abagejeje i Samariya mu murwa mukuru, ngo nuko arangije arasenga ngo Uwiteka ndakwinginze ongera ubahumure amaso barebe. Haleluya. Ndumva afashijwe muri uyu mwanya. Tompere mingisi kuwa Jezi totaire. Ndumva afashijwe muri uyu mwanya. Hari iby'Imana ihumye amaso ku buzima bwawe. Ngo nuko ako kanya bahumutse, bakimara guhumuka, akajya areba agasanga ingabo y'Umwisiraheli imuhagaze hejuru, agasanga abasirikari bamuri hejuru, agasanga n'ubundi nta naho yacikira, bahinda umushyitsi. Ngo umwami wa Isiraheli ngo abwira Elisa, aramubwira ati databuja mbabarira, ungira inama. Aba bantu ko badutesheje umutwe, aba bantu ko batubujije amahoro, aba bantu ko nta cyiza batwifuriza, ese batsinda ahangaha, n'ubundi tubarimburire aha hantu, tubarimburire muri uyu murwa. Ariko ngo nuko Elisa abwira umwami tese, abo waneshejeje umuheto wabatsinda ahangaha, wabatsinda ahangaha, ahubwo nimugende mushaka ibyo kurya, mushaka ibyo kunywa, mubagaburire. Ndagira ngo nkubwire ngo intambara turwana, wirinde kurwanisha umubiri, wirinde kurwanisha ibitekerezo, ahubwo hari Imana igitwereka uburyo turwana. Intambara turwana ntabwo tuyirwana mu buryo bw'umubiri, ngo niba badututse ngo ntabwo tujya gutukana, ngo niba badusheje ngo ntabwo tujya gusebanya, ngo niba batuvuze nabi ngo ntabwo tujya kuvuga nabi. Oya, ahubwo iyo badusheje twebwe tubasabira, tubasabira ku Mana, tuvuga ngo Mana urebe abantu badusebya, nawe urebe uburyo badusebeje nta kintu twabakoreye, Imana ikarwana urwo rugamba. Imana tugire neza cyane. Hari ibintu n'ubundi twebwe, hari intambara tudakwiriye kwinjiramo, hari intambara wakwinjiramo ukayivamo, ariko wasenga Imana ngo Uwiteka arwanire iyi ntambara, waba wihagarariye Uwiteka akarurwana. Yabwiye Abisirayeli arababwira ngo mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ngo Abanyegiputa mureba ntabwo muzongera kubabona ukundi. Ndagira ngo mubwire ngo Uwiteka yakurwaniriye. Ibyo ubona none ejo wabishaka ukabibura, nubwo umugabo yagutaye ejo yakugarukira, nubwo mabukwe batakwemera ariko ejo yakugarukira, nubwo abamuturanye n'ubundi batakwiyumvamo ariko bakwiyumvamo, bakumva neza yuko uri umuntu w'Imana, bakagukunda. Ntibagukundishije, bagukunda mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana akwigisha nuko barwana. Namara turwana mu buryo bw'umwuka. Hari abaririmbyi baririmbye ngo urugamba ndimo kurwana ntabwo ari urw'uyu mubiri. Iyo uza kuba urw'uyu mubiri, nari kwiyambaza abakomeye, nari kwiyambaza imiryango, nari kwiyambaza inshuti zanjye. Imana ishimwe cyane, dufite uturwanirira. Ngo nuko Elisa aramubwira tumva, abo waneshejeje umuheto ntabwo wajya kubatsinda ahangaha, aho bari kumugira inama nibateke ibyo kurya byiza babagaburire. Bibiliya iratubwira ngo nuko barateka, bashaka ibyo kurya, bashaka ibyo kunywa, barabagaburira, bararya barahaga, baranywa bashira icyaka, bashira inyota. Ngo nuko umwami arangije arababwira ati nimugende mubwire shobuja, mubwire uwabatumye, mumubwire ibyo mwabonye nuko ibintu byagenze kose. Ngo nuko baragenda babwira umwami w'Abasiriya, bamubwira ukuntu ibintu byose byagenze. Haleluya. Ngo nuko bakimara kumubwira, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo kuva uwo munsi urugamba rurarangira, intambara y'Abasiriya irangira uwo mwanya, batinya Abisirayeli ntibongera kubatera. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana ubwo amanuwe no kuyobya ibyamuhigaga, ubwo amanuwe no kugenda no guhumisha byari biri kugushaka akabigira impumyi. Ndagira ngo nkubwire ngo ugiye kuvuga Imana wabonye, ugiye guhamya imbaraga zayo. Uwiteka ni wo kwizerwa, Uwiteka wavuganye nawe ni wo kwiringirwa. Ugiye kuvuga Imana utumvanye abantu.
abandi, ugiye kuvuga Imana wiboneye imbona nkubone. Baravuze ngo Uwiteka yarantaye, Uwiteka yaranyibagiwe, ariko Uwiteka amanuwe no kugutabara, amanuwe no kubihuma amaso. Nubwo bikugendaho, nubwo bifite imbaraga, ariko abigize impumyi, abigize ababirindagije mu mwijima. Zina ry'Uwiteka rishimwe. Tofayine kireje zitotaya, reka manuri n'ubuzima bwawe. Nubwo baguteje inyatsi, ariko Uwiteka aravuze ngo iyo nyatsi ayihumye amaso igiye kugenda n'ubundi ishakishe, ariko ntizakubona. Nubwo izo nyatsi zaje, Imana ikemera ko ari byo bihomba, ariko Uwiteka Imana amaze kubihuma amaso, nawe uzakora byemere, kuko Uwiteka Imana amanuwe no kugutabara. Ndagira ngo nkubwire ngo kuva uwo munsi intambara irashira muri Isiraheli. Nawe hari ibyo Uwiteka aje kurangiza ku buzima bwawe, hari intambara Uwiteka aje kurangiza ku buzima bwawe, hari ibyagutesheje umutwe Uwiteka aje kurangiza ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane kandi itugirire neza. Uyu mwanya nagira ngo nkubwire ngo wowe neza amatwi, wowe ugiye gukurikirana ubutumwa bwiza. Ni ukuri wari umaze igihe kinini ubabaye, uri mu mubabaro, washatse kwiyahura, ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo wirinda wajya kwiyahura, kuko Uwiteka Imana niwe wagushyize mu kigeragezo, ni nawe uje kugigukuramo. Yaravuze ngo ni njyewe wagukomerekeje, ni nanjye uzakomora. Haleluya, haleluya. Kandi nagira ngo nkubwire ngo Imana twizeye ni Imana ifite imbaraga. Abaririmbyi baririmbye, bararirimba buzuye umwuka wera, buzuye imbaraga z'Imana. Baravuga ngo habwe ikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera y'ukunkunda, na n'uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, idashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Haleluya, amen. Mana yagukunda mwene data, Mana yagukunda mushiki wanjye, Mana yagukunda my friend, Mana yagukunda. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya ni ukuri Imana igiye kwiyubahisha ku buzima bwawe. Wari uzi yuko ibyawe byarangiye, wari uzi yuko ikigaragaza urimo kitazagira iherezo, ariko Uwiteka yabimye ngo nkubwire ngo abihumye amaso. Amaze kubihuma amaso, abiyobesha inzira, amaze kubiyobya inzira, n'ubundi urugamba rurarangiye. Nushaka utegura amashimwe, nushaka utegure guhigura imihigo, kuko ya mihigo wahize ukavuga ngo Mana numura muri iki kigaragazo, nugarurira ubuzima, numa ubundi kubona ndyamye nkasinzira, numa kubona nguwe neza mu kazi, nanjye nzagushima, nanjye nzabikora gutya. Uwiteka yambwiye ngo tegura, higura imihigo, kuko umunyabibi yatsembeho ntazongera kunyura iwawe, kuko Imana ikugarutseho. Nubwo Imana yarakwibagiwe, ariko iravuga ngo mbaye nkuretse ni akanya gatoya, ariko ninkugarukaho nzagukoranya mufite imbabazi nyinshi. Imana ishimwe. Lompeve mingi sikaya contre vosilibo helevo ayamano sikuwa jezitotaye siri eringere tofaye helebo vire shisifo ayamando siriborele kuwa sikaye. Nubwo bagusuzuguye bakaguseka ngo mbese igihe yasengeye, igihe yavugiye Imana n'ubundi byamamariye iki, ariko yambwiye ngo nkubwire ngo nushake witegure, kuko Uwiteka Imana urugamba rukinye finali. Ndagira ngo nkubwire ngo uru rugamba rukinye finali, hari ibintu utazongera kubonaho mu buzima bwawe. Uwiteka Imana yarakubwiye ngo haguruka ku musozi utuyeho, arakubwira ngo genda ujye gutura aha n'aha, niho nzakugirira neza. Yambwiye ngo Uwiteka aho yagutuje aje kwaguhera umugisha. Yambwiye ngo nkubwire ngo nubwo uri kureba ukabona n'ubundi ibyiringiro byawe byararangiye ku buzima, ariko yambwiye ngo nkubwire ngo amaze no kukurengera. Nyuma ya zeru abantu bavuga ngo byararangiye, aho ngaho niho Uwiteka agiye gukora
iyi korasi cyangwa se iyi ndirimbo nirimbye itubwiye ngo habwe ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze, ngo wanyeretse kera yuko unkunda, na n'uyu munsi urabinyeretse. Hari umunsi ugiye kukubera umunsi udasanzwe, uvuge ngo cyagiye wanyeretse ku nkunda, ariko na n'uyu munsi urabinyeretse. Hari igitondo cyiza cy'umugisha Imana igiye kwitamurura, Imana igutabare ku mugaragaro. Abavuze amagambo bose bazakorwa n'isoni, abavuze ngo bazamwara bazamwara bakorwe n'isoni, kuko bazabona imigambi yabo bayipfabusa. Hari abavuze ngo Yesu uriya igihe yirukanye mu butayu bari kujya gusenga, akajya za Kanyarira, akajya za Kizahonwa, akajya za Ndabirambiwe, akajya no ku yindi misozi. Hari aho wirukanye ujya gusenga, sengera icyifuzo cyawe, ariko abantu babona utinze mu butayu. Ariko yambwiye ngo nkubwire ngo itegure guseka. Haleluya. Imana yigeze isetsa Sara, aravuga ngo Uwiteka aransekeje. Wari ugeze aho n'ubundi unaniwe, ariko Uwiteka Imana aho niho agutabariye. Imana ishimwe, aho ngaho niho igutabariye. Erega mwene data, nta isoni zizagukora nk'uko abantu babyibwira, nta isoni zizagukora nk'uko mu miryango babivuga, nta isoni zizagukora nk'uko mwene wanyu yavuze ngo kariya kandi ibyo kagiyemo, ibyo abarokore kagiyemo kazamwara. Lompemingi sikaya, wowe uri mu gihugu cy'Amerika, bene wanyu baravuze ngo uramwaye, ariko yambwiye ngo nkubwire ngo ntabwo isoni zizagukora. Lompemingi sikaya jezitotaine South Africa, wowe uneze amatwi, yambwiye ngo nkubwire ngo ibyifuzo watanze ukabihereza abanyamasengesho ngo bagusengere, yambwiye ngo nkubwire ngo amasengesho y'abagusengeye Imana hari aho yazigamye. Uhanuzi Imana yakuvuzeho, Imana yambwiye ngo hari aho yabuzigamye. Yambwiye ngo nubwo urugamba rwagiye rwiyongeranya, yambwiye ngo nkubwire ngo humura utuze. Uwiteka Imana amanuye no kugutabara, kandi ubwo Uwiteka Imana amanuye no kugukura muri icyo kibazo, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana yiremeye amashimwe. Abantu benshi bazahereza Imana icyubahiro kuko Imana igutabaye. Neza amatwi uri mu gihugu cya Kenya, yambwiye ngo nkubwire ngo humura utuze. Ni Imana yo mu Rwanda, ni Imana yo muri Kenya. Yambwiye ngo naho muri Kenya, wowe ugiye kumurikirana uri muri Kenya, yambwiye ngo nkubwire ngo ubu butumwa ni ubwawe. Yambwiye ngo nkubwire ngo nubwo uri kureba ukumva umutima urahagaze, ukaryama ukitsa imitima, ukavuga ngo Mana nzahagaze ryari mbogera imbere yawe, nawe wirengagiza amasengesho yanjye. Yambwiye ngo nkubwire ngo tegura topaine kireje zitotaya mingi sikuwa jezitontre elevo ayamando sikuwa jezi. Yambwiye ngo nkubwire ngo humura utuze umutima wawe. Aho muri Kenya arahageze, ku bantu bashyizwe ku rutonde aho muri icyo gihugu cya Kenya urimo, nawe uri kuri urwo rutonde rw'abantu Imana ije gutabara. Yambwiye ngo no mu Burundi aho ngaho irahageze, aho ngaho ugiye kumurikirana, aha ngaha ukumva ubu butumwa bwiza Imana yampaye kugeza ku bari mu isi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi nawe waba utumva ururimi rw'Ikinyarwanda, hari ikoranabuhanga buno rihambaye ku buryo ubasha kugira uko ubihindura ugahindura ururimi ukumva neza ubu butumwa bwiza. Ubu butumwa ni ubwawe. Ukimara gufungura ukumva neza ubu butumwa, ntuvuga ngo ni ubwa runaka, ubu butumwa ni ubwawe. Wowe uri aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi, aho ngaho ugiye gufungura ubu butumwa bwiza, ugahera ko wumva icyo Imana ivuganye nawe. Ni ukuri, humura utuze umutima wawe. Yambwiye ngo washyizwe ku rutonde rw'abantu Imana ije gutabara muri uyu mwaka. Yambwiye ngo nkubwire ngo yamaze gusinya, yamaze guteraho kashe. Imigisha yawe irafungutse, imigisha yawe irafungutse. Imana ishimwe cyane, kubera ko ibyakugendagaho Uwiteka bihumye amaso. Imana ishimwe. Wowe uri aho ngaho ugiye gufungura kumva ubutumwa bwiza, uri mu gihugu cya Kongo, uri muri Sudani, uri muri Canada, uri aho ngaho mu Bwongereza ugiye kuzafungura kumva ubutumwa
butumwa bwiza ntuzavuge ngo ni ubw'abanyarwanda, ahubwo Imana imuha ubutumwa yambwiye ngo ni ubw'abantu batandukanye, kandi ukimara kubufungura wumve yuko ari ubwawe. Imana ishimwe cyane mwene data, mugabo uneze amatwi, wumva ururimi rw'ikinyarwanda, namwe barundi mugerageza kumva, n'ubundi tujya guhurira ku rurimi rumwe, ubu butumwa ni ubwawe. Imana ishimwe cyane, wowe uri mu gihugu cya Uganda ugiye gufungura ubu butumwa ukanyumva neza, kumva icyo Imana ivuganye nawe, wivuga ngo ni ubwa runaka, ubu butumwa ni ubwawe. wowe uri aho ngaho muri Malawi ugiye gufungura ubu butumwa bwiza, ukumva icyo Imana ivuganye nawe, tofaire kireje zitotaya, ubu butumwa ni ubwawe. Imana igufashe mwene data. wowe uri muri Zimbabwe ubu butumwa ni ubwawe. Imana ishimwe cyane. ndagira ngo mubwire ngo wowe uri mu gihugu cy'Ubuhindi ubu butumwa ni ubwawe. ukimara kubwumva ni ukuri wumva icyo Imana ivuganye nawe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. kandi ndagira ngo mubwire ngo aho uri hose, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, uturere tutari tumwe, uturere 30 tugize iki gihugu cy'u Rwanda, wowe ugiye kumva ubu butumwa wumve neza yuko ubu butumwa ari ubwawe. were kumva ko ari ubwa runaka, ahubwo ni ubwawe. hari icyo Imana ivuganye n'umutima wawe. Imana ishimwe cyane. hari ibyakuzengereje, ariko Uwiteka yambwiye ngo bihumye amaso. twongere tuganire mu magambo makeya. ese ubu ngubu wakubwira ngo ahantu uhagaze uyu mwanya ubaye impumyi? niba wagiye mu isoko akakubwira ngo ngaho taha mu rugo iwawe, wabasha kumenya iyo ujya? ese niba uri mu kazi wabahuma amaso akakubwira ngo va muri ako kazi utaha iwawe, cyangwa uva mu rugo rwawe ugenda ujye kureba isoko, cyangwa se genda utwarire ya modoka wahumye amaso? byashoboka. niyo mpamvu Imana yambwiye ngo hari ibintu byazengereje abantu b'Imana bibatesha umutwe, yewe barasenga batinda mu butayu, ariko Imana ibitinza kugira ngo yiheshereze icyubahiro ku buzima bwawe. ariko yambwiye ngo mubwire ngo imanuwe no kubihuma amaso, icyahumye amaso nta bubasha kiba kigifite. Imana ishimwe cyane. lompe mingi sikaya oride eldrere jesito tayire yambwiye ngo mubwire ngo mugabo, nubwo ubona wasigaye wenyine, ukabona n'ubundi uri mu buzima bwawe uri ahantu mu bwigunge, ariko yambwiye ngo mubwire ngo erove mingi sikaya amanuwe no kukwereka yuko ari wo wakoreye. kandi yambwiye ngo mubwire ngo kubera yuko wamukunze akaramata ukanga kugamburura mu makuba, yambwiye ngo nicyo giteye Imana kuza gukora. kandi lonte mingi sikaya jesito tayine yambwiye ngo mubwire ngo nubwo ureba ukabona ikibazo cyawe nta muti gifite, yambwiye ngo ikibazo cyawe agishakiye igisubizo. yewe Yakobo, yewe Jiste, yewe erove mingi sikaya, yewe mwene data uneza amatwi, wowe Jiste, wowe uneza amatwi, wowe mwene data, n'ubundi aho uri hose, waba witwa Odeta, waba witwa Oliva, waba witwa Nishimwe, waba witwa Nyirabigisha, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo akugarutseho kandi akemuye ikibazo cyawe bidatinze. Uwiteka Imana ibyawe n'ubundi abishyize kuri finale. ibyawe urugamba rurarangiye. humura utuze, bwira umutima wawe uti mutima wanjye tuza, amagambo bamvuze ararangiye. bwira umutima wawe uti mutima wanjye tuza, ubukene burarangiye. bwira umutima wawe uti mutima wanjye tuza, kuko izi ntambara zirashize. kandi nagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari wowe uzahurira nk'uko wavuze ngo Mana nacumuye iki. ntabwo ari ibyaha byinshi wakoze, kubera ko n'abanyabyaha bagubwa neza ukabona bafite amahoro, kandi ari indaya, ari abajura, ari abarozi, ari abasambanyi. ariko wowe kubaha Imana ndetse ukita ku magambo Imana ivugana nawe, ndetse n'ibyo yakubwiye ni ukuri warabizigamye mu mutima wawe. ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri muri wowe imbere irakiza, ije kukwishimana, ije kukwirata, ije kugusetsa, ije kugutetesha, ije
kugukora amadede elofemingi sikaya. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo nkubwire ngo amarira yawe yashyizeho iherezo, waracuruzaga warahombye, Imana ikugaruriye akazi, Imana irongeye gushubisha ibyawe wanyazwe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ikuvanye kuri ka gatebe k'igisuzuguriro, nawe ukwicaje ku ntebe nziza. Imana ikwicaje topaya mingi sikuaje zitotayine. Imana iguharuriye inzira mu butayu, hahandi abantu babona nta nzira yahaboneka, aho ngaho niho Imana imanuwe no guharura inzira. Hahandi mu kidaturwa abantu babona yuko byarangiye, aho ngaho niho Imana imanuwe no kukwereka yuko ariyo yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Love mingi singrereje zitotayine. Ariko ibyawe byananiye abana b'abantu, binanirwa n'amafaranga ufite, binanirwa n'abaganga, binanirwa n'abadogiteri, binanirwa n'inshuti zawe n'abakunzi bawe, byabananiye. nawe ubwawe ushyiramo imbaraga zose birananira. Ariko ndagira ngo mubwire ngo ibyananiranye topayine ereje zitotaya, ibyo ngibyo Uwiteka Imana aje kukwereka yuko ari wowe ubishoboye, ari wowe ubikemura, ari wowe ushobora n'ibyananiranye. Uwiteka Imana ashimwe cyane. Nabonye urugi rukingutse, Imana irambwira ngo ikinguye urugi rw'ubuzima bwawe. N'ubwo ubuzima bwawe bwari buri mu kaga, wari uri mu bwigunge, wari uri mu maganya, wari uri mu majune, wari wihebye cyane, ariko Uwiteka Imana arambwiye ngo akinguye urugi rw'ibisubizo byawe, akinguye urugi rw'amasezerano yawe, akinguye urugi rw'ibyo yakuvuzeho, akinguye urugi rw'amahirwe yawe, akinguye urugi rw'ibyiza Imana yavuganye nawe. Ton pekere mingi sikaya Jésus ton televo elekuwa sikaya mambo. Kandi nyir'ingabo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo uhumure, utuze, ubwire umutima ngo tuza. Nabonaga ibyawe bidakomeye, Imana ibikomeje, kandi irambwira ngo Imana uhereye none ibaye umuterankunga wawe. Kandi Uwiteka Imana arambwira ngo nkubwire ngo wa mwana wawe bakiriye nabi, bakavuga ngo uyu mwana ntabwo dushaka yuko azabona iterambere. Ibyo byose bikakubabaza. Umwana wawe mbese bamukuyemo umutima musuma, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo amugarutseho, amugize umwana w'umugisha, nk'uko Imana yavuze ko abana bawe ari abana b'umugisha. Imana yabikoze. Imana ishimwe cyane. Wasabye Imana urayibwira ngo Uwiteka mbabarira undengere. Wari uhaza cyane igisuzuguriro, ariko yambwiye ngo nkubwire ngo va kuri iyo ntebe topaya mingi sikuaje zitotayine y'igisuzuguriro umaze nk'igihe kinini wicaye. Igisuzuguriro cy'uko ujya gukora ubukwe abantu bakabwica, wajya gukora ubukwe bagusebya, bakaza bakica amahirwe yawe. Yambwiye ngo va kuri icyo gisuzuguriro, va kuri iyo ntebe wicayeho igisuzuguriro, nawe ugire ikirori, nawe ukore ubukwe nk'abandi. Abakoze ubukwe ntacyo batanze, nta ruswa bahaye Imana, ahubwo nuko Imana yagutindije muri ubwo butayu kugira ngo n'ubundi ikwereke yuko ariyo Mana yavuganye nawe, ariyo Mana izabikora neza, ije kukudekora, ije kugusetsa mwene data, ije kukumara agahinda. Nubwo wari ugeze ku rugero rwo kuvuga ngo ndananiwe, aho imbaraga zawe zari zirangiriye, niho imbaraga z'Imana zimanukiye ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka musengere Imana, musengere Imana. Uwiteka Mana yacu, turasengera abantu bawe abo wanumyeho kubwira ubutumwa bwiza buri mu ihumure, humure ryo guhumuriza abantu bawe. Turasengera abari muri Amerika bagiye kumva ubutumwa bwiza. Turasengera abari muri Canada, abari muri Malawi, abari muri Zambia, abari muri Zimbabwe, abari muri Congo, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu Burundi, abari mu bihugu bitari bimwe, abari muri South Africa, abari muri Canada, hariya n'Imana nyir'ingabo mu bihugu bya Afurika bitari bimwe, ndetse ugere ku mugabane w'Uburayi, ugere hariya ku mugabane wa Amerika,
ugendagende ugere ku mugabane n'ubundi Oceania, aho ngaho uhatinde utindane n'abantu bawe, kuko abantu bawe batinze mu bigeragezo, batinze ku musozi, batinze mu maganya, batinze mu bwihebe, bibaza ngo iyi Mana twasenze, iyi Mana twakoreye, iyi Mana twakurikiye tukagendana nayo, ese aho ngaho ni Imana itabara? Amajwi twumvishe yaba yaravuye ku Mana cyangwa nta yandi majwi? None wambwiye ngo ninze mbabwire ngo umanuwe no gukina finale ibyo barwanaga nabyo, kandi urambwira ngo mbabwire ngo ibyabagendagaho ubihumye amaso uhereye none. Umuntu wese ugiye gukurikirana ubu butumwa Topayi Nekireje Zitotaya, akimara kumva icyo uvuganye nawe, akimara kumva ijambo ryawe, akimara kumva n'ubundi iri humure rivuye kuri wowe, nyemerera Uwiteka ujye uhuma amaso y'ibyagendaga ku bantu bawe, kandi ibiyobya inzira nibigende bifata abandi. Kandi Mwami Imana Nyiringabo, uhereye none ubu butumwa butambutse reka bugere ku mitima y'abatuye iyi si, kandi Nyiringabo Imana, abazagushima bazavuga gukomera kwawe, bazavuga kutabara, bazavuga kurengera abantu bawe, bazavuga yuko ari wowe ukura mu makuba, ari wowe utabara aho abantu bananiwe, bazabe benshi. Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagushimye Mana, hari abarwayi ugezeho urabakiza. Mwami Imana Nyiringabo, hari imbohe ubohoye, tofereve ereningisi kuwaje zitotaye, hari imbohe zibohotse, imbohe zabashwe n'uburwayi, imbohe zabashwe n'ibibazo, imbohe zabashwe n'abarozi, imbohe zabashwe n'amadeni, imbohe zabashwe no kwangwa n'abantu. Izi mbohe zabashwe n'ibigeragezo bitandukanye, izi mbohe ndagushimye ko ari wowe zibohoye. Jambo rirambwira ngo ujye ubohora imbohe ukaziha kugubwa neza. Ndagushimye Mwami, kugeze mu mujyi ukagera Mwami Imana mu cyaro, ahantu hatari hamwe, ukihesha icyubahiro, ukitwa Imana y'abagabo, ukitwa Imana y'abagore, ukitwa Imana y'abasore, ukitwa Imana y'abakobwa, ukitwa Imana y'abana batoya, ukitwa Imana y'abakomeye, ukitwa Imana y'aboroheje, ukitwa Imana y'abize, ukitwa Imana y'abatarize. Uri Imana ya hose, uri Imana ya hafi, uri Imana ya kure. Ndagushimye Mwami, kuvuye mu Rwanda ukagenda ukarenga ibihugu, ukagera hirya no hino, ukarenga imigabane, ukagera ku yindi, ukerekana imbaraga zawe. Ndagushimye Nyiringabo Imana, Lord Kereje Zitotaye, ndagushimye kutabaye ezove mingisikaya. Barira n'imihanagure, gutabarwa kurabonetse. Abarira n'imihanagure, gutabarwa kurabonetse. Abarira mwihanagure, gutabarwa kurabonetse. Abarira n'imihanagure, gutabarwa kurabonetse. Abarira n'imihanagure, gutabarwa kurabonetse. 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 Haleluya. Uyu munsi niwizera n'ukuri uri bubone ubwiza bw'Imana. Hari icyo Yesu yabwiye Mariya na Marita, bari bamaze kumubwira bati uwukunda Mwami, uwukunda dore n'ubundi wa wundi ukunda dore n'ubundi ararwaye, kandi indwara irakomeye. Ariko Yesu aravuga ngo iyo ndwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo ni iyo kubahisha Imana Data n'umwana wayo. Ikigaragazo mazemo iminsi burya cyari cyo kubahisha Imana Data n'umwana wayo. Ibibazo mazemo iminsi wibaza ngo Mana nacumuye iki, ese nzira iki? Ni njyewe uzahora mu bibazo, uzahora nasinziye, uzahora n'ubundi mu maganya ya buri munsi. Yewe ese n'ibyaha nakoze, wambwiye niba n'ibyaha nakoze ukambabarira ko n'umuntu uri umunyembabazi. Yambwiye ngo burya
icyatumye kwihorera kwari kugira ngo n'ubundi bibi byo kubahisha Imana Data n'umwana wayo. Uyu mwaka nawe urasetse topaya mingije zitontrevo ere kuwasikaire. Ndagushimye Mana, ushekeje abo mu Burayi bagiye kumva ubutumwa, ushekeje abo muri Amerika, ushekeje abo mu Rwanda, ushekeje abo mu Burundi. Hari abakongomani bagiye gusheka, hari abo muri Uganda bagiye gusheka, hari abo muri Tanzania bagiye gusheka, hari abo muri Kenya bagiye gusheka. Longevo mingisiku wajezi tontrevo ere kuwasikaye mando. Ndagushimye Mwami Uwiteka Imana Nyiringabo, himbazwa Data, himbazwa Mwami kuko ushekeje abantu bawe. Ndagushimye, ndagushimye, ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo. Abaguhereza icyubahiro reka bazabe benshi, abaguhereza icyubahiro bazavuga ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka, bazavuga ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka, bakabisubiramo ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka. Reka bazaboneka ku migabane yose iri hano kuri iyi si waremye, abagore, abagabo, abasore, abakobwa, abana batoya. Bazavuga ngo Uwiteka ni ukomeye, bazavuga ngo Uwiteka ni uhambaye. Urakoze Mwami, urakoze, turagushimye kubanye natwe tuvuga ubu butumwa bwiza. Ndagushimye kugiye kugera ku bantu bawe bari hirya no hino mu isi. Mwami ukabagirira neza byabagendagaho, aho mu kazi, aho mu buzima bwabo bwa buri munsi, ukabihuma amaso, ukabiyobya inzira, bakagushima. Urakoze kuwerekanye gukomera kwawe mu batuye isi yose, ni mu izina rya Yesu, amen. Nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 07 8 5 6 9 0 7 8 5 4 5 2 3 6 9.